Imana yarampamagaye yego numva iryo jwi arambwira ngo uzurimba ngo mwijura bera bazamurika nk'izuba yego aravuga nyuma yabwo arambwira ngo uzuririmba ngo amaso ntarema uzambonekere kuva icyo gihe rero ahita ambwira ngo nguyu mutwaro ngo uhaye unjanire mu isi iyo ndose indirimbo nzuka narize cyane uvuga nawe witabye Imana nanjye narayitabye kabisa kandi narayitabye cyane nzavuga ngo ndi umusore witabye Imana abantu bakagira ngo ni ugufa namusohoke yitabye Imana ulimwengu wote wengi walia shida wanalia shida na matatizo ulimwengu wote wengi walia shida wanalia shida na matatizo ulimwengu wote wengi walia shida wanalia shida na matatizo muite Yesu anaondoa shida na matatizo muite Yesu anaondoa shida na matatizo Yesu anaondoa shida na matatizo ukiita shida maishani mwako maisha yako yatajaa shida kikiri tatizo kwa shughuli zako zitatatizika muite Yesu anaondoa shida na matatizo amina haleluya turabakunda cyane bene data kandi Imana irushaho cyane kubakoresha muri uyu mwaka tugiye kujamo Imana ibabere igitare Imana ibabere igihome kibakingira Imana ibabere urufatiro rukomeye cyane Shalom shalom once again bakunzi ba Joyful TV muraho mumeze neza twe turashima Imana nundi ni wa musore witabye Imana the MC the best entertainer from kuri MIC za Joyful TV Entertainment ngahita nakira star umuramyi umukozi w'Imana nkunda cyane namwe mukunda Man of God musuhuke kuri Joyful TV Entertainment karibu sana asante sana twegereza mu ikorasi cyane kandi uvuge nkanje uvuge cyane nkanje turabashimiye cyane nitaingia lango lake na sifa moyoni nitaingia kwa shangwe kuu nitasema ni siku njema Bwana ameifanya nitafurahi kufika mbinguni haleluya amen ikaze cyane musuhu murakoze cyane umeze ute nuko nyine namahoro nuko nyine nuko rwose ku gakoti ka mucuye keza cyane bazanye amakoti no mani kandi hashushe agiye guciza cyane ariko je nkunda ibintu bishushe cyane musanzwe umaze iyinga ryose hano rirenga wanza rigiye kugera tiriragera ariko rigiye kugera tiriragera bakwakire gute umeze ute mubiri klima wahinduye iri habimbeho i Nairobi hano harashushe hakwagiriye neza cyane imeze neza rwose twarishimye no kubabona namwe buriya mwari mutoze twari tubazi okay ariko turashimye nyine kubabona rwose ariko nje twari tuziranye duherukana se buriya duherukana mu myaka ibiri ishize myaka ibiri twarakoranye hari muri mu kwezi kwa muci hari muci nko mu kwezi kwa karindwi muci hari kwa 2019 hari abatabyumva muci ubwo muci ni mu kwezi kwa karindwi mu gihe imvura itari kugwa mu mpeshi rero abatakora subscribe mumaze muyikore kuko hano tubaharura nk'igicumura batarayikora
atarakora subscribe hano bivanye n'isi ya none ni agacumuro gato ariko nyine mukirege mukore subscribe. Rero musuke niyo twakiriye kuri kamera zacu ndetse no kuri microphone zacu, turakwishimiye. Umukozi w'Imana ukora ibikorwa abantu benshi bakunda, umuramyi mwiza. Uzakira gute iyo abantu bakubwiye ko ibyo ukora babyishimira? banumva nguwe neza cyane kuko ni ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana. Wenda urashaka kuba ubyishimira kubera ko ukora kugira ngo abantu bishime? Fete iyo ukora kandi icyo ukora gikorwa na benshi ariko hakagira umuntu umwe ukubwira ko yafashijwe, uba wumva nyine ufite intsinzi nyine. Kuvuga ngo uterwa ishema no kumva abantu bavuga ko no kumva abantu banezerwa n'ibyo uba wakoze. Musuke ni umuririmbyi uzi ukora ama interview make abaho, kuko sinzi ko hari ubwo nakubona aho ukora interview gakeya cyane. Kubera uba wumva kuganiriza abantu ho nyuma yo kuva kuri stage bitaba bikenewe. Ni byiza cyane kuganira, ni byiza ariko banumva nyine nje ntacyo bimfashije nyine. Numva binyuze nyine kuguma gutyo nyine kaboneka gusa kuri stage, ukona kuri podium. Abantu bakuzi kuri podium batakuzi hanze, duha itandukano rya musuhuke wo mu ikanisa na musuhuke wo hanze. Byose sinzi, kwivuga biragoye kugira ngo wivuge, nta muntu uzawivuga neza, nta muntu uzawivuga nabi, umuntu wese azawivuga neza. Ariko mu by'ukuri musuhuke wo hanze ndatekereza ko ariwe musuhuke babona mu ikanisa. Kuko iyo ugaragara uri umuntu mwiza cyane kuri stage ariko hanze utari mwiza cyane, yego, ndumva ko ni gakeya womara iminsi uri gukora kuri stage. Abantu barakumenya, burya abantu ni utuntu tw'utumana Imana yashizeho ku isi. Rero iyo ukora ikintu kuri stage cyangwa se kuri podium mu nzu y'Imana ukigira mwiza cyane, hanze utari mwiza baza bakumenya nyine utaha ntuzusubira kuhagaruka. Urabona kuri podium uzi ugenda ukaririmba ukavayo, urumva nta yindi shusho abantu bakuziho kuri podium, kuko nta kindi ushaka ngo ukore kuririmba. Ariko hanze ntuzi uririmba, hanze uba uri mu zindi activity. Musuke ni umuntu uba umeze gute atari kuri podium? Kuko kuri podium uba uririmba gusa, sindakumva ubwiriza. Okay, murakoze cyane, Imana ibahezagire. Amen. Bose ariko musuhuke wo hanze ya stage umuntu uba uraho mu rugo nyine gusa cecetse. Umusiribateri uraho. Umusiribateri ntabwo nshatse. Abakobwa abageni ntibakurebe nabi. Ntibandebe nabi. So rero mba ndaho mu rugo nyine mba ntuje tu. Nyuma yo kuririmba ndasenga Imana. Hari umuntu uheruka kutubwira ngo abantu bazabivuga ngo nabanyamasengesho, ngo abo nabazayifunga, kubera ko ngo buri mukristo wese Bibiriya imutegeka kuba umunyamasengesho, kuko iravuga ngo dusenga ubudasiba. Buri muri bajya bita abanyamasengesho cyangwa buri muri barya Bibiriya ivuga ngo basenga ubudasiba? Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi kuganira ni byiza, ndetse turanabashimira cyane. Murakoze cyane, God bless you. Thank you. Gusa icyo ngira ngo mvuge, ndibaza ko nyuma yo kwizera Kristo no gukizwa ukabatizwa, ikindi gikurikiraho no kuba mu buzima bwo gusenga. Ubundi umukristo, umwambaro w'umukristo ni ugusenga. Gusenga n'ababyiyita bakita ko ari abanyamasengesho, ubanza bashobora kuba ntibayobye, ariko ni ngombwa kuri buri mukristo wese, ni ubuzima bw'abakristo.
tiwo kwirata ngo uri umunyamasengesho kuko twese abizera Kristo nibwo bugomba kuba ubuzima. Ni kuvuga ngo uri umukongomani ufite nationality. Yes. Tiwo bizirata. Ntabwo kwirata ngo ndi umukongomani mu bakongomani. Oya. Ntabwo kwirata ngo ahubwo gusenga ni ubuzima bw'abakristo bose. Reka nico gisubizo wenda nje numva natanga. Mirongo birangora kuza kuvuga pursa ariko nka mirongo hejuru ya 50%. Indirimbo musuka aririmba ni indirimbo za kera zo mu gitabo. Zo mu gitabo nizo ku makaratasi. Ubwo generation y'ubu indirimbo zo ku makaratasi mwozimenya gute? Twabasaza natwe tuzizi. Urumva uririmba indirimbo zo mu gitabo ndetse nizo ku makaratasi kandi uri ubu abantu bari baza kubera iki? Sinzi ufite muri uyu murimo w'Imana duhujwemo n'ibintu byinshi. Hari ababwiriza, hari abahanura, hari abaririmba indirimbo zitandukanye nk'uko bivuze ku gitabo, ariko buri muntu wese mbere kwaza mu ikanisa afite uko yahamagawe n'Imana, afite uko Imana yamuhamagaye, kandi mbere y'uko buri wese akora kimwe akora mu ikanisa afite uko yahamagawe n'Imana. Rero indirimbo jewe ndirimba numva ijwi ry'Imana ari impamagara. Hari abantu bari mu ikanisa batazi ko bahamagawe, ariko baba mu ikanisa ntibabizi nimba barahamagawe cyangwa nimba batarahamagawe. Wow, nivyo guys. Hari abaririmwo rero bameze uko batazi ko bahamagawe cyangwa se bahamagawe ntibabizi, bisanze mu ikanisa wenda abo barahari. Ariko njewe numva ijwi ry'Imana nkamenya gusenga no gukizwa icari cyo. Ubwo rero ico gihe Imana yampamagaye impa kuririmba indirimbo ivuga ngo mwijoro abera bazamurika nk'izuba, Yesu azotwambika ikamba ry'ubugingo. Nukuvuga ngo guhera uwo munsi kugeza none yahise ambwira, numvise ijwi, ntabwo nahanuriwe, ntibampanuriye, ahubwo njewe niyumviye ijwi, njewe nje nyine ubwanje numvise ijwi. Kandi sindi umuhanuzi, ntabwo nza nerekwa, batabyitiranya no kwerekwa, ariko Imana yarampamagaye, numva iryo jwi arambwira ngo uzurimba ngo mwijoro abera bazamurika nk'izuba. Aravuga nyuma yabwo arambwira ngo uzuririmba ngo amaso ntarema uzambonekere. Kuva icyo gihe rero ahita ambwira ngo nguyu mutwaro ngo uhaye unjanire mu isi. Nuko yambwiye, kandi mu by'ukuri ntabwo nari mfite acifuza icyo cyose nari mfite cyo kuzagenda ndirimba, kuko n'ubusanzwe nari nsanzwe mba muri korali y'abandi bana, ariko mu by'ukuri ntabwo nari mfite uwo mutwaro wo kujya kuririmba ahandi hantu. Nta nubwo nabiteganyaga, nta nubwo nabitekerezaga. Kugeza n'uyu munsi iyo bampamagaye ahantu kuririmba, banibaza icyo bampamagariye, kakibura nkabona ntaco. Fete nyine nkabona ntaco, baririmbyi beza barahari, ariko nkumva nyine ni ubuntu bw'Imana. Rero ni ukuvuga ngo yewe kuririmba indirimbo z'abantu bakuze kwanje no guhera uwo munsi, kandi kuva uwo munsi kugeza none iyo ndyamye ndarota indirimbo, kandi nabyuka ngasanga narize. Noneho rero nkumva ni umutwaro munini cyane, nayiririmba mu bandi bantu nkabona ibagiriye umumaro. Nuko kugeza uyu munsi wa none. Nukuvuga ngo indirimbo uririmba zo mu gitabo wazirose akenshi kuko wari ubivuze. Ntabwo ari 100% zose simba nazirose, ariko ku inshuro nyinshi nizo ndazirota, inshuro nyinshi cyane ndazirota. Noneho jewe nkaririmba mu iteraniro bisanzwe nk'umuntu winezererewe nyine, ariko ngajya kumva abandi byabafashije, kumva nabo byabafashije, kumva bakeneye ko nsubiramo, nuko tuguma tukanezerwa. Kandi iyo wazirose uzuzirota ugasanga warize. Iyo ndose indirimbo
nza mzuka narize cyane. Cyane ikomeye y'Imana. Asante cyane. Indi ndirimbo imwe kugira ngo dukomeze turataramye tuganira dutaramye. Murakoze cyane cyane. Ariyo wifuza se? Uyu mwuka aguhatira. Yego. Asante cyane, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Amen. Kandi naje nishimiye kwisanga hano. Yego. Kuri iki kinyamakuru Joyful TV. Joyful TV Entertainment. Yego. Imana ibaha umugisha abantu dukomeje kubana. Hari indirimbo ubushize yamfashije cyane cyane ivuga ngo torero ry'Imana munega amatwi nje mbibwirire ko mfite agahinda kenshi cyane karemereye umutima wanje ndatwa kuburira abanyabyaha banze kwihana mbese itorero aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Haleluya. Amen. Nuko niko tubayeho. Nazo haleluya ziremewe hano. Ziremewe. Ube ngo none ube ngongera akavolime numaro urimba agatero kamwe na karefu. Kuko turagenda ko turasondeka abantu kandi baba bakeneye ko tubataramisha. Dore cyatumye kurinda kwari ukugira ngo uzumve ubutumwa urindirwe mu gakiza ubona amahoro witeze ijuru ariko aho guhindukira ngo ushaka Uwiteka urushaho gusaya no gukabya ingeso mbese itorero aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Ibaze ndirimbiyemo. Ririmba. Twese biratureba. Twese ni ibyacu. Turi abana b'Imana. Nayo ni iyacu. Musu usanzwe wandika indirimbo canke niziriya gusuririmba ukora zisubiramo kazisohora ariko hakabaho n'izindi urandika canke niziriya nyine wahawe kuririmba? Ntabwo nandika, abantu benshi babyibazaho cyane bakibaza impamvu ndandika ariko umuntu uwo ari we wese uko ameze kose afite impamvu. Nibyo natangiye mvuga, umuntu wese afite uko yahamagawe, sibyo? Hari abanditsi arabishimira kuririmba ibihangano byabo ariko nje niririmbira ibintu byamfashije gusa nuko nubundi nta nubwo nari mbizi ko ndi umuririmbyi, naje kubyumva n'ubu sindane naje kubyumva gusa abantu bavuga ngo ngura umuririmbyi ariko njewe ako kantu mbashizemo Imana nuko yitaba. Twe tumenyereye kuwitabye aba yagiye ariko no kuyumvira ukitaba nyine witabye. Nuko nawe witabye Imana. Nanjye narayitabye kabisa kandi narayitabye cyane. Nzavuga ngo ndi umusore witabye Imana abantu bakagira ngo nugufa namusuhuke yitabye Imana ndetse nabo barayitabye cyane. So rero sinza nandika ariko nanditse indirimbo imwe gusa imwe yonyine niyo nanditse ivuga ngo Kanani tuza kugera mu ryari. Niyo yonyine nanditse ariko izindi zose umwuka wo kwandika turagaruka. Oya urahari, wenda bazagenda bazibona kuko ntikirangiriye aha gikorwa ariko nabwo turi kubiteganya, turi kubitegura, ziri kuza cyane, turi gukora kandi zizagenda zigaragara. Yego. Turi muri 2020 ahagana muri 2022 turi muri generation abantu bari civilize cyane, baririmba indirimbo barimba nk'abazungu nk'abazulu. Bibaza ko imiririmbire yawe yakirwa gute mu gihe abandi bo baririmba ibintu bavuga ko bigezweho, wowe ukaririmba ibyaririmbwe tutarabaho? Utekereza ko abantu babyakira gute? Ubu bwami ni amayobera, iby'ubu bwami ni amayobera. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo buri muntu wese afite uko Imana yamuhamagaye. Yego, siko bimeze cyane rwose. Ibigezwe ndatekereza ko
muri ino nzira turimo ija mu ijoro nta bigezweho bihari, kuko iyo haja kugira ibigezweho n'iyi Bibiriya yonyine dufite iba yaravuyeho, kuko yabayeho mbere y'ibi byose bigezweho. ako kantu uragasubiramo muri ubu bwami, muri ubu nari mvuze ko muri ubu bwami turimo nta bigezweho, ntabyo gusa ari umugabo umwe turi kuvuga, umwe Yesu Kristo, Imana ndetse n'Umwuka Wera, ni byose habe n'ibi n'uwo kuzuzwa ubu nyine akama yuzuzwa, ntabisha abakozi ibyo abandi bakoze. ni ukuvuga ngo ibyo twita ko bigezweho ntibigezweho, ahubwo birashaje, kuko iyo haja kuba ibigezweho twararetse ibishaje, icyo twagombaga kureka cya mbere ni Bibiriya, tuba twarayiretse, iyo iba yarashaje kera cyane, tuba dufite ibindi bigezweho nyine, ibindi bya Bibiriya bigezweho, ariko ibyo baririmba babikura muri Bibiriya, kandi Bibiriya iyi ni iya kera. Amen. Ariko reka nsubize ikibazo warumbajije. Indirimbo nje nkoresha, njewe sinitaye ku kuririmba ikizungu cyangwa se ikizuru n'ikindi cyose, ahubwo nje nitaye ku kuririmba icamfashije. Nimfashwa n'ikizuru umunsi umwe, ninumva indirimbo y'ikizuru iramfashe, nzama niririmba. Niko biba bimeze. N'icyongereza nuko, izo mfasha nuko, ariko sinitaye ku byo tugezeho n'ibyo twaretse. Ariko gusa icyo utibagirwa cyo nuko uwo muntu munsi yampamagaye yarambwiye ngo uzuririmba ngo abera bazamurika nk'izuba, kandi iyo ndirimbo ndibaza ko ari iya mbereho gatoya. Warangiza arambwira ngo amaso naremba uzombonekere, ariko uzoza uririmba nguyu mutwaro untwarire mu isi, niko yambuye. Rero impamvu bisa nkaho nabyo ari bisha, nuko ndi mu kubona hari abandi nabo biri mu gufasha. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose sinjenje nyine bifashije, hari n'abandi bifitiye umumaro. Kuraje, basante cyane. Kuraje. Muri ubu bwami ngo biraharanirwa, kandi intwari ngo zibigira gutari, zibugishamo imbaraga. uri umuramyi mu bihe bigoye, niko abantu bavuga butumwa n'abanditsi bazagenda bavuga ngo turi mu bihe bigoye. wowe ubona aba bagenzi baba baramye gute? Si igikorwa cyo kuramya Imana muri iyi myaka urakibona gute, biciye mu mpano ufite? Abaramya mu kuririmba kuramya Imana, yego, mu ndirimbo nibo warubashije ko abaramyi bose baratandukanye, n'abakora ubudiyakoni n'abaramyi muri icyo gikorwa nyine bakora. Yego. Ariko ku bijanye n'indirimbo, jewe sinoca urubanza, simfite ubwo bushobozi bwo gucira umuntu urubanza, ariko gusa hari izaducira urubanza. Gusa icyo ahubwo nabibutsa nuko icyo ukora cyose, uko uri kugikora kose, nushaka kuririmba ibigezweho, ibyo abantu banone bavuga ko bigezweho, nushaka kuririmba ibitagezweho, ariko wibuke ko uko uri kugikora kose hari uzokubaza. Hari uzokubaza uko wabikoresheje. Gusa ubu bwami kuramya Imana neza, icyambere cibanze ni ugukizwa. Gusa ni ugukizwa, ugakizwa, ukabanza ugakizwa, ukabona kuririmba. Ni ukuvuga ngo kuririmba ni igikorwa kiza nyuma yo gukizwa. Yego. Kuramya Imana mu ndirimbo ni igikorwa kiza nyuma yo gukizwa. Impamvu turirimba cyane tukanakora n'amapractice menshi, ndetse hafi kurara muri practice, tukamara igihe kinini cyane turi gukora practice, ariko wagera kuri podium cyangwa se kuri stage hako ukumva hari abantu bavuze ngo nguko bararimba gute, nguko ibi, nguko bari kugira gute. Ndibaza ko nuko sinzi, ngiye guca urubanza kandi navuze ko bitandeba, ariko mu by'ukuri nta kindi kidusaba n'ukuzura umwuka wera w'Imana, n'ugukizwa tukuzura umwuka. Ikintu cyose kiba kiri gukorwa mu mwuka wera
ntabwo woririmba ngo hareke kugira umuntu ukizwa, ntiworirimba ngo hareke kugira umuntu ukira, kandi ntiworirimba ngo hareke kugira umuntu unezerwa. Ni ukuvuga ngo dusabwe kuba mu mwuka cyane no gukizwa cyane, ariko si icyo gisubizo ndumva sinzi ko ngishubije neza, ariko mu by'ukuri hari uzoducira urubanza. Niko bimeze. Hari indirimbo yabigize inkunda uzuririmba n'ejo warayiririmbye, yitwa gute? Hari isi irabije uburabyo, nimba ari iyo wenda tuyiririmbaho gato kandi ugaragaza kuzamura akajwi. Murakoze cyane, kandi Imana ibahezagire rwose, tubisubiyemo. Amen. Ngo Imana ibahe umugisha, ndetse n'abantu bose dukomeje kubana muri uyu mwanya, Imana ibahe umugisha. Amen. Iyo ndirimbo yigeze kumfasha igihe kimwe, noneho ndayikunda cyane, kandi nkunda Ntabigize, kuri ndamukunda cyane. Ahari nawe turagushuhuje cyane, niba uri kutwumva, Imana iguha umugisha cyane, warakoze. Iyi ndirimbo nigeze kuyirota umunsi umwe. Uwo munsi nabona ari umuntu nari ndose, mbona mbaye igitabo, noneho icyo gitabo gisangamo amagambo yanditse mu iyo ndirimbo. Nkunze kurota abantu bene nguko, gira inzozi nyinshi, mwihangane gukomeza kuvuga ko rwose mubyihanganire. Yosefu we yararenze, yaratangaje cyane. Iravuga ngo isi yarabije uburabyo, uburabyo bureze, burampamagara ngo ngende nsorome. Isi yarabije uburabyo yo, uburabyo bureze, burampamagara ngo ngende nsorome. Wasi wendeka sindu wawe, fiti kindi gihugu wasiwe, uraca mfata ingendo. Haleluya. Waranshatse mubiri. Waranshatse Satani, waranshatse wasiwe, waranshatse mubiri, waranshatse ndabizi, ntiushobora kumbona, nahinduye imimero. Ego, mukomeze mumererwe neza cyane abantu bari kudukurikirana. Abantu bagukunda, abantu bakunda ibikorwa ukora, kiri jambo bashikiriza. Abantu bankunda rero, Imana izadushoboze. Icyo nabifuriza cya mbere nuko Imana izadushoboze tuzobane mu ijuru. Amen. Hano mu isi yego ni byiza, kandi tubaha uko ubayeho kose ni kwiza, cyangwa se si kwiza cyane, ariko unyugwe nyine nuko. Ariko Imana ibahezagire cyane, kambanze ndabifuriza kurama, ndetse n'umugisha uva ku Mana ya Israheli. Ariko ikiruta byose, abantu bankunda rero, kuko icyo ukunda cyane ucifuriza n'inshuti yawe. Siko bimeze? Yego. Rero abantu bankunda ndabifuriza gukomera cyane muri uru rugendo. Ntabwo bitworoheye, ntibyoroshe, iyi nzira ntiyoroshe cyane. Isaba abakristu gukizwa cyane, isaba gusenga cyane, isaba kwegera Imana cyane. Yego. Kandi isaba kuba uri umuntu ufite umutima n'ubwenge byiyeguriye Imana cyane, kugira ngo ni nabwo buryo bwiza bwonyine je mbona, bwiza bwonyine bwo kubaho mu isi. Dusoza, ushaka gukurikirana ibikorwa byawe yabisanga he? Niba biri kuri YouTube cyangwa niba ari mu hari ahandi bikora? Nanje mfite chaîne yanje, wenda cyangwa se umurongo wanje, ni Musuhuke official song. Official Musuhuke song. Oya, Musuhuke official song. Cyangwa se wanditseho Musuhuke official, uhita ubona indirimbo zacu.
ndetse n'ibindi bintu bisha wenda tuzaba turi kuhakorera ariko ni ubutumwa bwiza niwo mutwaro dufite ku isi cyangwa se muri kino gihe. Turasoje. Turagushimira kuza kutuganiriza. Murakoze. Iyi minsi wari umaze hano tubereye umugisha wanye natwe amateraniro ndagira n'ubu nyine turayajamo ayo tugiyemo. Ubu none ahangaha tugiye mu materaniro. Yego. Turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Turagukunda. Kundi gukora dukunda icyo Imana yaguhamagariye kandi komeze bije imbere, Imana ikomeze guteza imbere. Kandi turashikikirana mu buryo bushoboka. Abantu baba bakeneye kubaganiriza na nyuma yo kuri podium, abantu baba bakeneye kubaganiriza uburyo muganira. Dusoza usigaje asante cyane utuntu tubiri. Turi ku mpera z'umwaka ko turaje mu ndi mwaka. Urashaka kugira ijambo wobwira abantu ryo bafasha ryo nababera impinduka mu buzima bwabo umwaka uza? Sioni haja ya kutangatanga sababu ya shida na matatizo. Ulimwengu wote wengi walia shida, wanalia shida na matatizo. Au ukiita shida maishani mwako, maisha yako yatajaa shida. Kikiri tatizo kwa shughuli zako zitatatizika. Muite Yesu, anaondoa shida na matatizo. Anaondoa shida na matatizo. Bonde la fore de glorie. Amen. Biremewe kuzuzwa ku binyamakuru. Na haleluya uyitera. Abantu rero dukunda, turabakunda rwose, tubisubiyemo. Icyo tubifuriza muri uyu mwaka, igitabo cya Yesaya ibice 35 ku murongo w'8. Aho hantu aho uri hose uhasome. Iryo jambo ni ijambo ritangaje cyane. Kwera mureke uyu mwaka tugiye kujamo utubera umwaka wo kwezwa mu byo dukora byose. Nimba ubwirize mu kwera, ubwirize ukora ubutumwa uri umuntu wejejwe wera. Nimba ucuranga nanone ucurange mu kwera, yani ukore kubera impamvu ufite cyangwa se intego, impamvu yo kuzana abantu kuri uwo mwami. Nimba ukora ubudiyakoni ubikore mu kwera. Uyu mwaka uba umwaka w'impinduka ku buzima bwacu, mu byo dukora, mu miryango yacu. Nimba ukora ubunyamakuru nkawe ubikore mu buryo bwiza bwo guhimbaza Imana. Arabashobora kwibaza tese burya n'abanyamakuru nabo bashobora gukora amakuru mu buryo bwo guhimbaza Imana, ariko ibintu byose dukora burya Imana izabitubaza. Yego. So rero uyu mwaka musha tugiye kujamo ubabera umwaka udasanzwe cyane. Iyi ndirimbo ibafashe cyane. Muite Yesu, anaondoa shida. Icyo nifuza, nimba ufite intambara, ushobora kuba ufite amarira warize cyane muri uyu mwaka, ushobora kuba ufite intambara umaze igihe urwana nazo, ushobora kuba ufite icyifuzo cyane umaze gusengera kenshi cyanze gusubizwa, ariko nanone si nenda kuguca intege, ahubwo ijambo ngira ngo mvuge, uhamagara Imana, wisunga Imana gusa yonyine. Ni ukuvuga ngo nuramuka uvuye ku Mana uzaseba ibyo mu isi biza birangira vuba cyane, biryoha gatoya kandi bikaryoha umwanya mutoya, ariko Imana ya Israheli niyo iziduha kunyurwa n'ibyo dufite cyangwa se n'ubuzima turimo, cyangwa se ikaduha umutima wo kunyurwa no mu gihe dufite intambara n'ibibazo bituremerereye. Muite Yesu, anaondoa shida
na matatizo, muite Yesu, anaondoa shida, anaondoa shida na matatizo. Ulimwengu wote wengi walia shida, analia shida na matatizo. Amina. Uzise nafashijwe n'ukuntu uyu muvandimwe yaririmbye. Aravuga ngo ukienda Ulaya wazungu wanalia, lakini wao wanaziita problem. Oh problem, siku zote problem, siku zote problem. Stress. Ni ukuvuga ngo haleluya. Abazungu nabo birabakomereye cyane bafite amafaranga. Nubwo ufite amafaranga ubayeho neza, nimba nta Yesu urimo bizagushirana. Sibyo? Nimba ubwiriza, nimba uririmba, nimba ucuranga, nimba ucuruza, nimba ukora ikindi cyose, ufite amafaranga ubayeho neza cyane. Nimba ubikora atarimo guhimbaza Yesu Kristo, nukuri bizaguhekana. Imana ibahezagire cyane. Amen. Amen. Okay. Yes. Turasoje. Ndagushimiye. Baragushimira abakunzi b'ibikorwa byacu. Bose barashimye, turashimye cyane ku biganiro byiza twataramye, twaririmbye, twasenze. Buriya kuririmba ngo no gusenga kabiri hari. Ya, kuririmba. Rero Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Bavandimwe Imana ibaha umugisha, mukore subscribe batarayikora kuri kamera, behind the camera some bayikore rwose. Imana iguha umugisha n'abandi bavandimwe muri kumwaho n'abandi bose bari bino biganiro. Dukomeje kubifuriza umwaka musha muhire. Umwaka musha. Uzababere umwaka w'amata n'ubuki niko bazabavuza ubuzima bwanyu. Hari ijambo natahuye. Nihagira ibigusitaza, nihagira ibikugora mu buzima, bikagusunika bikwigiza hirya y'umurongo mwiza. Nibigusunika bizagusunikira mu maboko y'Imana. Amen. Hallelujah. Kugira ngo zamuriye amashi cyane. Bazagusunika nimba ari ukwanga, niba ari ufite ishari, niba ari iki, nagusunika azagusunike aho Imana itegeye amaboko. Hallelujah. Kugira ngo Imana kugirire neza mu mwaka wa 2022. Gahunda ni yayindi no gukora studio, abadutwerera, abatuba hafi muri byose. Imana ibamugisha. Turasoza turirimba indirimbo twama tuzuzwa turangiza. Aya, Imana ibahezagire. Imana ibaha umugisha. Amen. Mukore subscribe bene data, bavandimwe, dushigikire abakozi b'Imana bari kuramya Imana mu buryo bwiza. Yego. Bwo kumenya ko abantu bakeneye kuganirizwa cyane, bakeneye kumva ibiva mu bandi bantu b'Imana. So rero mukore subscribe niko kwiza cyane. Yego. Cyane. Dusoza. Imana ibahezagire. Byo niyo turo nurifite abafashe fite igikorwa ciza cyo kuzamura studio ikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Amen. Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Turirimbe. Ulimwengu wote wengi walia shida, wanalia shida na matatizo. Ulimwengu wote wengi walia shida, wanalia shida na matatizo. Ulimwengu wote wengi walia shida, wanalia shida na matatizo. Muite Yesu, anaondoa shida, anaondoa shida na matatizo. Muite Yesu, anaondoa shida, anaondoa shida na matatizo. Yesu anaondoa shida, anaondoa shida na matatizo. Ukiita shida maishani mwako, maisha yako yatajaa shida. Ukikiri tatizo kwa shughuli zako zitatatizika. Muite Yesu, anaondoa shida, anaondoa shida na matatizo.
amina. Haleluya. Turabakunda cyane bene data, kandi Imana irushaho cyane kubakoresha muri uyu mwaka tugiye kujamo. Imana ibabere igitare, Imana ibabere igihome kibakingira, Imana ibabere urufatiro rukomeye cyane.